Reka dushime Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo twese dukomereze hamwe tuganira ijambo ry'Imana, izina ryayo ryera rihimbazwe. Reka dusenge maze dukomeze gahunda. Data wa twese uri mu ijuru ryera, urakoze mwami wacu kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, utwemereye muri aya masaha guhurira imbere yawe ngo twigane ibyawe. Ngaho duha umugisha wawe wuzuye, tubone mu maso hawe, kandi ubwiza bwawe bwivanye mu mibereho yacu, kugira ngo tugende dusa nawe, kandi imigisha wahaye kandi utanga buri munsi widuhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana. Uwo muri kumwe ni Sebutege Michael, niwe tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana. Umurongo cyangwa se insanganyamatsiko tugiye kuganirira hamwe uyu mwanya ni amagambo twifuza ko buri wese ayitaho. Nakamaro ni ugukoresha neza umugisha w'amasengesho. Ni iryo jambo turi buganirire hamwe. Turaganirira hamwe ijambo ritubwira ngo gukoresha neza umugisha w'amashengesho. No mu buzima busanzwe, iyo umuntu ari umuntu ukomeye wari ufite icyo umukeneyeho, hari ibyo wamwifuzagaho, yarangiza ukagira umugisha ukabona guhaye akanimero kawe, ntabwo ujya akanimero ke, ntabwo ujya ugafata ngo uvuge ngo nta kigenda ngo kabika aho ubika izindi, cyane cyane ko uba ubonye amahirwe ko ubwo ubonye nimero ye ugize umugisha wo kuzamugeza ibyifuzo umaranye iminsi. Imana ntabwo yashatse gushyira isi mu cyeragati ngo isiga bizera bari aho batagira aho bazabonanira nayo. Imana yadukinguriye irembo ryiza ryitwa gusenga. Amashengesho mbese iyo okaziyo yo gusenga gusa, Imana wagira ngo isaha iyo ariyo yose yo ntijiva mu biro, amasaha yose aho amakene, aho ibyifuzo, aho ubushake biziye wasenga yo yakumva. Ntacyo Uwiteka adashaka ko tumusaba, ntacyo, kandi nta n'icyo adafitiye igisubizo. Niyo mpamvu ndagerageza gutondagura ibintu dukwiriye gusabira nubwo ntari bubirangize byose. Icyambere dukwiriye gusaba Imana, tukayisaba kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Icyo ni kimwe. Dukwiriye gusaba Imana ikaduha umugisha w'ubuzima busanzwe, ibyo abantu barya n'ibyo bambara dukwiriye kubisaba Imana, biri mu ishengesho ry'umukiza. Dukwiriye gusaba Imana kuturinda Satani. Dukwiriye gusaba Imana, wese nihuse kugira ngo mubyumve neza ibyo Yesu yakubiye muri rya shengesho ryo muri Matayo, ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Mbyihutanye gatoya nkavuga ibyo nshaka kuvuga, ariko mbanjije gusoma ayo magambo, reka wenda abari ku murongo n'abadukurikiye muri uyu mwanya dufatanirize hamwe aya magambo mwumva uko yavuze. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Dusimuke ku murongo wa 7. Aravuze ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato, kuko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko nimusenga ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Noneho umurongo wa 9, nuko musenge mutya muti. Yesu agiye kutwigisha gusenga. Icyambere, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi kuko bibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uduharire abari mu imyenda yacu nk'uko twayihariye abari mu imyenda yacu.
duharire imyenda yacu nk'uko twayihariye abari mu myenda yacu. Umurongo wa 13, ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Muri iri shengesho rya Yesu, amakene umuntu yifuza yose arimo. Icya mbere atweretse ko uhereye haruguru aho ntavuze ko umuntu akwiriye kujya hiherereye akihererana n'Imana. Icya kabiri ko umuntu adakwiriye kuvuga amagambo yasubiramo nkaho uri kuyumvisha Imana iba yamaze kumva. Icya gatatu, ukwiriye gusenga wizeye ko ibyo ubwira Imana iri kubyumva. Noneho watangira gusenga ugomba kuyishimira kuko ari nyir'ijuru n'isi. Noneho ukongera ugasabira ingoma y'Imana. Buri gihe usabiye ko ingoma y'Imana iba mu isi, ubusabiye amahoro isi. Ingoma y'Imana iyo bavuze ngo ubwami bwawe buze, iri jambo ubwami bwawe buze ni ukuvuga ngo kandi ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Nta mwiryano uba mu ijuru, nta mvururu, nta mahane, nta no gusubiranamo kuba mu ijuru. Uyu mutekano uba mu ijuru y'ubusabiye isi, nta muntu n'umwe ku isi udasabiye. Ishengesho ryawe rigomba kubamo kwifuriza abandi bantu umugisha. Kabiri, gatatu, dukwiriye gusabira ibiryo. Nubwo abantu baseka bakabigira ukundi, nta mahoro nta biryo. Nta biryo byabuze, abashaka kurya bakabibura, abashaka koga bakabura amazi, abashaka kwisiga bakabura amavuta, abashaka guteka bakabura umunyu, ababonye umunyu n'ibiryo bakabura inkwi, ababibonye byose bakabura aho babitekera, biba byacitse. Ntimukabisuzugure, bikwiriye gusengerwa. Wajya ku kazi ugasaba Imana ngo ikumvikanishe n'abo ukorera. Wajya gufungura iduka ugasaba Imana ngo iguhe abakiriya. Wajya guhinga ugasaba Imana ngo izabyeze. Wajya gusarura ugasaba Imana ngo bizahure n'igiciro cyiza. Wajya kubirya ugasaba Imana ngo iguhinde itari bubigarure, bitari bukugwe nabi. Nta mpamvu iriho nimwe itari yo gusengera. Abantu inshuro nyinshi bajya babura uko basenga, ugasanga batari gusenga ngo mbese ngo ndasabira ibiki. Ibyo gusabira birahari, ahubwo ni wowe utagira amaso abibona. Kubera ko ikintu cyose kirenze ubushobozi bw'ibyo wakwikorera, ukwiriye kugisaba Imana. Gatatu, ukwiriye gusaba Imana kuko babarira ibyaha. Mu gitabo kimwe cyitwa Umwiteguro mvura y'itumba baravuze ngo ukwiriye gusaba n'Imana ngo ikwereke uko umeze, kubera ko nuko umeze nawe ubwawe biragoye kukumenya. Hari abantu bagorana mu buzima, bakagorana rwose. Icya mbere ari uko wowe uko ubona ameze n'ibibazo afite, wakabona ari wowe ureba nabi. Akarya inka z'akazimara, akarya imirima akayimara, agakora nabi ku kazi bakamwirukana, ngo bariyase ngo bantwaye ngo sinzabura kandi. Ukabona ari kugenda gana habi, ariko ukabona afite igabo rwose. Ahubwo no kugira umuntu wimenya n'umugisha, no kubwira umuntu uhana ukabona ari kumva, ujye ubishimira Imana. No kubwira umuntu gusaba inama nabwo ujye ubishimira, kuko hari n'igihe wazigira zose zutanze bakazigaya zikaba mbi. Mu by'ukuri tukwiriye gusaba Imana kutubabarira ibyaha. Dukwiriye gusaba Imana kuduha ubwenge bwo kwimenya. Dukwiriye gusaba Imana kudutabara no kutuba hafi mu bitugerageza. Kudutabara no kutuba hafi mu bigenza bite mu bitugerageza. Mu gitabo cya Yeremiya 33 umurongo wa 3 hari ijambo Uwiteka ajya avuga kandi akarikora atari uko rigoye. Watekereza gutese ko ari Imana ishobora byose. Hari ibyo Imana yabonye abantu bakwiriye by'ibivana ku rutonde, abasenga n'abadasenga ikabibaha ku rugero rungana. Ni imigisha isanzwe y'ubuzima, ariko kubaho nk'inka itajimenya ngo aho ndi kurisha mbe ni mu kwacu cyangwa se mu kwacu, ntabwo ari ko Imana yatugennye. Imana yagennye ko ibyo dukora, ibyo tubamo,
tubimenye tukamenya naho biva. Ntabwo inka izi gushimira abayigejeje mu rwuri rutoshye bivuge ngo ariko murangobotse. Ikipfa nuko bibona ikabirya. Ntabwo Imana ishaka ko tuba abantu bakozwe batyo. Umva uko yavuze hano 33:3 Bambe Yeremiya yaranditse ngo ntabaza ndagutabara kwereka ibikomeye biruhije utamenya. Ntabaza ndakugenza nte ndagutabara nurangiza ngewe ndakwereka ibikomeye binaruhije wewe utanagenza ute utanamenye. Intege nke zo mu gusenga zikunda kwibasira abantu mu by'ukuri zikomoka kuri Satani, kubera ko umuntu w'Imana Yesu hamwe n'abantu b'Imana batandukanye nka ba Dawidi n'abandi bagiye baduha imirongo ikomeye y'uburyo gusenga Imana ari ikintu gikenewe, ndetse n'umurongo mwiza Imana yadufunguriye. Hari igihe leta ijibwira abaturage ngo twafunguye umurongo bafite ibibazo babinyuzeho, baba bari kwigana Imana. Niyo yabanjije gufungura umurongo kugira ngo abaturage n'abantu bo kwisi bafite icyo bakennye babanze bayibwira ibyo bakeneye, babivuge nimugoroba bagiye kuryama, babivuge mu gitondo babyutse, babivuge biherereye, babivugire mu mutima bayibwira, yite ku byo bayisaba. Zaburi 29:2 haranditse ngo mwaturire Uwiteka ku izina rye rifite icyubahiro, musenga Uwiteka mwambaye ibyera. Amashengesho yacu agomba kujyanirana n'imitima itarimo uburyarya. Amasengesho yacu agomba kujyanirana n'umutima mwiza. Amashengesho yacu agomba kujyanirana n'ibitekerezo byiza. Amashengesho gusenga kurakenewe, ariko hari ibikwiriye kwambarwa kugira ngo amashengesho yemerwe imbere y'Imana. Imitima yacu igomba kuba yambaye ibyera. Ibi byera bari kuvuga ntabwo tuzaje gusonesha imyenda ya gafifi, imyenda y'umweru dede, oya, ahubwo ni umutima wera, ni amaboko aboneye, ni ugusenga ariko ufite ubwenge n'intekerezo zitunganye. Gusengera hejuru y'igisinde cy'amafuti n'ibibi ni intaza yitambika mu ibarabara ry'amashengesho. Mu Rwambere rwa Petero gice cya 3 uhereye ku murongo wa 7, abagabo barabwiwe ngo babana amahoro n'abagore babo ngo kugira ngo amashengesho yabo atagira inkomyi. Bivuze neza ko iyo umusenze ari kugasengera hejuru, hirya hari kurira uwo wambuye, hirya hari kurira umugore watutse wahohoteye, hirya hari kurira uwo wagiriye nabi, hirya hari kurira wari ubabaye wakwifuzaga ubufasha wirengagije. Ayo mashengesho bafite inkomyi. Amashengesho bafite inkomyi. Buriya abantu benshi cyane buno niba ari ikibazo bafite ku Mana, niba ari ikibazo bafite mu mutwe wabo, niba ari ukwiheba cyane simbizi, ariko ubu ngubu hari abantu bubatse ibyumba byo gusenga nangwa se by'amazu yabo, barangiza ngo bakitwa abasenzi, abantu bakagenda ngo bitwa abamana ivuga, bakabajyaho, barangiza bakabirira udufaranga twabo, cyangwa ni uko babikora singuzi, ariko bakabakuramo inyungu, izo nyungu zabo ntabwo Imana yaziteganije kundi muntu akurya agira amafaranga agutwara nubwo cyaba igiceri cya 50 bishingiye kuvuga ngo uri kuvugana n'Imana. Nta Imana yashize mu isi abagenti b'amashengesho baduha za miti zo gusenga ngo bajye batugabaniriza udusengesho tungana n'utwo dutuye. Nta miti z'amashengesho ndizibaho. Hariho za miti za MTN n'iza Airtel n'andi masosiyete yandi yitumanaho, ariko mu gusenga nta muntu ukuriye kwicara hariya ngo twumve ko abyibushye, twumve ko afite ubwenge bwinshi, twumve ko afite ikiboneza mvugo kiboneye ku buryo ari ubwira Imana igahita ibyumva. Kuri audience y'Imana buri mutima w'umunyabyaha urahigerera. Ijambo ry'Imana rirakomeza ritubwira ngo aravuze ngo noneho Mariko 14:38 mube maso musenge mutajya mu moshya. Hepfo gato Yesu ubwo yaragiye gupfa yaragiye kubambwa, yabwiye abigishwa bati musenge mutagenza mutajya mu moshya. Yesu yatangajwe no kubona abigishwa be badasenga kandi bari mu bihe bibi.
ndetse mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere haba mu Gifaransa mu Kigifaransa no muri bino by'ibinyarwanda biri gusobanurwa bigasohoka, muzasoma icyigisho kivuga ngo imibabaro ya Yesu. Muri icyo cyigisho muzasangamo amagambo avuga ngo ibitotsi Yesu yajyanye abigishwa ngo tujyane mujye kumfasha gusenga, atoranya n'ab'intwari arabajyana, yewe ajyana Petero, ajyana Yakobo, ajyana Yohana, ngo mu bigishwa bo bari intwari mu mwete w'umurimo w'Imana. Ngo bagezeyo Yesu abitaruye gato asenze, agarutse asanga bahunikiriye. Yababajwe cyane no gusanga basinziriye. Na Petero yari yabwiye ati, Petero dore Satani yabasabye kubagosora, ngo nawe yasanze asinziriye. Arangije arababwira ngo kuki musinziriye? Ni kuki musinziriye? Gusinzira kuvugwa ku byerekeranye no gusenga kurimo imigabane nasobanura nk'itatu. Icyambere ni umutima utabyitayeho, ntubihe n'agaciro ubusinziriye. Ni uguhugirana ukabipanga ariko ugahugirana ukabiburira umwanya, nabwo ubwenge ute, nabwo ubusinziriye. Ni ugusenga amasengesho adaturutse ku makene, nabwo ubwenge ute, ubusinziriye. Imana rero igihe Yesu yasangaga abigishwa be basinziriye bahunikira, byaramubabaje. Muri icyo gitabo mvuze cy'ibihamya umuzingo wa mbere barasobanuye ngo uko guhungira kwabo yabakanguye inshuro zigera muri 2, ubwa gatatu akababwira ngo noneho nimusinzire, akabareka ngo bishushanye ibitotsi bizabaho mu gihe giheruka ngo twegereje kugaruka kwa Yesu. Abantu bazaba bahungira batyo badasenga batanabishaka. Baba maso musenge. Noneho hahandi muri Luka haravuze ngo arabaza ati ikibasinjirije ni iki? Ngo wasubiza ngo iki? Ufite umuntu urimo serumu uri kujya gupfa, wenda n'umugabo wajyanye umugore kwa muganga, noneho ari kunda ariko biri kuvanga nuko ibise nabyo byananiranye kandi biri kugaragara yuko wenda na tansi iri kuzamuka. Barangiza bakakubwira bati ube maso urebere uraje utubwira uko biri kumera. Bajya gusanga bagasanga uri kugona, babona ugira ubwenge, babona nta bwenge ugira. None arabaza ati ikibasinjirije niki? Muri kubona ibyo turimo n'igihe turimo n'ubuzima buhari n'umwiryano uhari no gusenyuka kw'imiryango no gusubiranamo kw'abavandimwe n'amahoro make mu bihugu, ari igihe cyo gusinzira. None ababigishwa bari basinziriye, nyamara umwigisha wabo wabatoranije bakurikiye ari mu kaga ko gupfa. Arabaza ati none ikibasinzirije niki? Umurongo uravuga ngo nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Mubyuke musenge mutagenza mute, mutajya mu moshya. Ndetse yabisubiyemo no ku murongo wa 40 w'icyo gice navugaga cyaruka, aravuga ngo ageze yarababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Abizera basenga ntabwo bajya mu moshya, ntabwo bajya mu moshya. Ariko iyo abizera badasenga bakirengagiza umwanya wo gusenga, mu bihamya umuzingo wa 2 cy'Igifaransa baravuze ngo benshi bafashe umwanya wo gusenga barawushyingura, ngo bawushyingura mu mirimo yabo. Ibihe byo gusenga barabishyinguye, bavuye ku kiriyo, bashoje kiriyo, ntibagikunda gusenga, ni uguhambirana, nta cyepfo cya ruguru. Bamwe y'amateraniro atahari, imitima yabo ntigirira inyota amasengesho. Ariko muri Zaburi umugaragu w'Imana Dawidi yaravuze ngo ngirira Imana inyota, ngirira Imana inyota nk'uko umurinzi agirira inyota igitondo. Waraye kwijoro ari maso, waraye izamu uko agirira inyota ubuke waje kuruhuka, niko abakunda gusenga bakunda ibihe byo gusenga. Mu gitabo mfite hano baravuze ngo mu Befeso igice cya 6 umurongo wa 18, musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira bera bose. Amashengesho yacu ntakwiriye kuba amashengesho asengwa kandi arimo ubugugu no kwikunda. Reka nsoma amagambo make aboneka mu gitabo cyitwa mwubura amaso yanyu murebe hejuru. Bari gusobanura Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5.
Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5. Inshuro nyinshi abantu basenga n'ababa bafite ibibazo, bazazaniwe, bamerewe nabi, kandi rimwe na rimwe ibibazo ari natwe twabyijyanyemo, cyangwa se ari uburangare bwacu, cyangwa se ari ukutagira icyo twitaho, cyangwa Uwiteka akaba bikoresheje ngo bidukangure tumenye gusenga. Igice cya mbere umurongo wa 5 randitse ngo, ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa. Nukuvuga ngo niba hari ikintu cyari n'ubwenge buno busanzwe, nuje ubukenera uje busaba iki? Imana. Uyu murongo baranditse bake bati, beaucoup lorsque se trouve dans la difficulté, oublier les invitations données par Dieu en abondance. Benshi iyo bari mu ngorane bajya bibagirwa amararika y'Imana kandi yaduhaye ku bwinshi. Ils se mettent à rechercher l'aide humaine et à faire des plans pour l'utiliser. Benshi bageze mu ngorane aho kugira ngo basenge bajya bashaka abantu babatabara, bagashyiraho imipango n'uburyo bwiza na za pura bakoresha ngo basohoke mu kibazo. Mbese abantu benshi cyane bibuka gusenga, kuragura no kujya mu bapfumu birangiye. Mbese babuze pfu na ruguru. Ninka kwa kundi bajya batubwira ngo umupfumu yaravugaga ngo byose birarangiye, ngo hasigaye nahiki nahimana. Aravuze ngo kubera iki? Isemete enquête de secours auprès des êtres humains, bakora ibishoboka byose ngo barebe ko babona ubutabazi buturutse ku bantu. Et c'est ainsi que l'expérience devient faible et confuse. Abantu batagira umwanya wo gusenga, ahubwo ibyo bibazo bagize bakirukanga bajya kuregera abantu, bajya kubwira abantu, bagira bate, baganyira abantu, bisoza babaye abanyantege nke kandi bageze mu rujijo. Dans toutes nos épreuves, il nous est ordonné de rechercher le Seigneur avec les zèle les plus ardents. Nous souvenons que nous lui appartenons, que nous sommes ses enfants par adoption. Aravuze ngo mu bigaragazo byacu byose dukwiriye gushaka umukiza kandi tukamushakana umwete n'umuhati. Dukwiriye kwibuka ko turi abana b'Imana kandi ko turi abana bayo adopte, turi abana bayo yakuye ahandi. Ntabwo turi abana b'Imana kuko yapfukamye ngo tubyare, ahubwo yadukuye mu byaha, ikora adoptation, maze iragenda ituvanayo, itugira bayo, duhinduka ubwoko bwayo. Ariko tumeze nk'uko umuntu yasanga imfubyi ziri hariya zapfushije ababyeyi bombi, akazifata akazinjiza iwe, ntazirere ngo azihe ibiryo n'imyambaro gusa, ahubwo akabandika no mu rutonde rw'abana bazaraga. Niko Imana yatwakiriye, turi abana bayo, dukwiriye kuyibwira byose, tukamenya neza ko yadutoranije. Aucun être humain ne peut comprendre nos besoins aussi bien que le Christ. Nta muntu n'umuri ku isi nubwo bijya biturushye wategera amatwi amakene yacu ngo ageze aha Yesu. Nta muntu n'umwe uyu guhera no kuri nyoko no kuri so, nta wubaho n'uwa kirazira wagutegera amatwi ngo ategera amatwi amakene yawe yavuge ashire, akigutegera amatwi akiguhengekeye umusaya wageza aha Kristo. Ntawubaho. Baravuze ngo nous recevrons de l'aide si nous le demandons par la foi. Ubufasha dukeneye tuzabuhabwa nitubusaba na kwizera. Nous sommes à lui par création, nous sommes à lui par rédemption. Turabi Imana kuko yaturemye, turabi Imana kuko yaducunguye. Par les liens de l'amour divin, nous sommes attachés à la source de tout pouvoir et de toute force. Binyuriye mu mirunga y'urukundo rw'Imana, tuziritswe ku masoko y'ubushobozi, ku masoko y'ubushobozi bw'Imana. Binyuriye mu rukundo rw'Imana, aho amasoko y'ubugira neza yose akomoka, aho niho tuziritse. Si seulement nous plaçons en Dieu notre confiance, lui demander ce que nous désirons, comme
un petit enfant demande à son père ce qu'il désire, nous obtiendrons une riche expérience. Ibyacu nitubifata tukabirambika mu maboko y'Imana kandi tuyiringiye, tukayisaba ibyo dushaka nkuko umwana asaba se yizeye icyo ashaka, tuzabihabwa kandi mu buryo bukungahaye ndetse butwongerera n'inararibonye. Buri wese azigirira amateka ye, ajya avuga Imana ugire ngo nta wundi muntu igira. Inararibonye ye y'uburyo Imana ayifite, ayikunda, ayiringira, azajya yivuga atari ugukoporora, ahubwo azajya avuga amakuru y'ibyazi, afite inararibonye ati iyo Mana nimuyireke nge ndayizi. Nayivuga abandi bumve, narangiza bumve nta wundi wakurikiraho, undi nawe najya guhaguruka avuga ati ya iyo Mana ndikumva ni yawe, ariko Imana yanjye ndikubona isa niyiruta. Buri wese azaba afite inararibonye ye y'akamenyero ko kumenyerana n'Imana. Abantu bazajya mu ijuru ni abantu bagize inararibonye yo kumenyerana n'Imana mu mashengesho. Abantu benshi cyane muri ibi minsi turimo bajya batinya 666 nk'ikintu kizaturuka hariya kikabarya, ndetse abantu bahora bikanga imirindi yayo kukanda kariko kose k'ikoranabuhanga gasa naho karigiye kuvumbuka, ariko bakirengagiza kugirana isano na Kristo. Abafitanye isano na Kristo se ba iyo 666 yaturuka hehe? Ntabwo Daniyeli yigeze akora imyiteguro y'uburyo azabana n'intare, ahubwo yakoze imyiteguro yo kubana n'Imana. Ntabwo Shadrake na Meshake na Abedenego bakoze imyiteguro y'uburyo bari bube mu muriro n'uburyo bari bukore amayere ntubafate, wari kubica uko bamera kose, ahubwo bakoze uko bashoboye kose ngo babane n'iki n'Imana. Iyo tubana, iyo twiga amayere y'uburyo twaca mu ngorane, nta buryo twacamo, ahubwo uburyo twakora bwose ni ukubana n'Imana tugatambuka neza. Mu by'ukuri aya magambo arakomeye cyane, ndagira ngo twihute tugire hepfo ngo tuzaboneramwe narabonye, nous apprendrons que Dieu est la source de toutes nos forces, de toutes forces et de tout pouvoir. Aravuze ngo tuzamenya ko Imana, tuziga dusobanukirwe ko Imana ari isoko y'imbaraga zose kandi ko Imana ari isoko y'ubushobozi bwose. Dieu a été grandement déshonoré parce que son peuple s'appuie sur les êtres humains. Imana yarasuzuguritse cyane bitewe nuko abantu bataze gusenga ahubwo bishingikiriza ku bantu, kwishingikiriza ku mitungo. Buriya ntabwo inka ari umuvandimwe wacu kurusha Imana, ntabwo ibirya ari umuvandimwe wacu kurusha Imana. Turagenda tukadamarara mu mutungo w'Imana, twarangiza tukabyitura kutayishima. Mu bihamya umuzingo wa 5 kino cyasohotse, mu bihamya by'Igifaransa n'umuzingo wa 2 muzasomamwe amagambo avuga ngo gushima Imana. Havuze ngo benshi bajya barangiza ibihe n'ibihe ngo utababaza igihe baheruka kurwara ngo bakimenye, ngo bahorana amagara mazima nta gasonga kanyaruka, ngo ariko ntibazi gushima Imana. Muri icyo cyigisho barakomeje baravuga ngo dusenge, ngo dusenge cyane, ngo dusenge cyane, ngo ariko dushime. Buriya abantu badasenga bose ni indashima. Nta muntu ushobora kunyurwa atarashimye. Ntese kunyurwa kwanyurira he kwasimbutse gushima. Hano dufite impano duhawe, hano hagakurikiraho gushima. Hirya hagomba gukurikira none wabikora ute? Ni intambwe 3: ni uguhabwa, ni ukunyurwa, no kugenza ute, no gushima. Ugomba guhabwa ukagira umutima unyuzwe, kandi umutima unyuzwe urazirikana. No mu buzima busanzwe umuntu utagira umutima unyugwa ntajya azirikana. Inshuro nyinshi buriya hari igihe abantu bamwe bazamwara, kuko hari igihe uzasanga hari umuntu wanambye ku Mana ayishimira ibiri munsi y'ibyo wowe yagukoreye. Sinzi ko tujyaniranye. Ugasanga hari umuntu ukunda Imana wayinambyeho, iby'Imana yamukoreye ni bito ugereranije n'ibyawe wowe wanze gushima yakugenje ite yagukoreye.
hari igihe abantu baganira umuntu umwe yaganiriye n'undi wenda akaganira ariko icyo ashimira ukabona ari gitoya ahubwo wowe ukahava umwaye kabuze ubunya ndi mframbe se biriya bindashimiye ko ngewe nabonye ibigenje bite ibi birenze nangwa se ko mfite nibi bigenje bite nibi birenze akaba ndafite umutima unyuzwe nkuwe. Umva aya magambo tugomba gusanga Imana tukayisaba ubufasha. Yesu yasezeraniye abigishwa be arababwira ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka. Ndetse muri Zaburi 16:8 ho haranditse ngo ndi iburyo bwawe kugira ngo ngufashe. Tutekereza amasezerano yose Imana yatanze maze nurangiza uyasingiriza ukuboko ko kwizera. Utekereza amasezerano yose Imana yagenje ite yatanze. Nubona atakuzurizwa ntugatekereze ko ayo masezerano adahari, ahubwo ujye utekereza ko ari wowe wabaye ikimuga cy'ukuboko kuti ko kwizera, kuko niko gusingira ayo masezerano. Mu by'ukuri ahangaha wenda ereka ndetse amagambo ari hepfo yo arababaje kurutaho, ho baravuze ngo nous déshonorons Dieu en demandant à quelqu'un qui a notre avis comprend notre cas de nous aider. Tuba dusuzuguje Imana iyo turi guhendahendera umuntu kumva ibyacu kugira ngo adufashe kandi dufite Imana. Mbese idosiye yacu tukumva abantu nibo bazayinjira mutanayisengeye, maze warangiza ukumva wayikorera abantu. Reka nimuke muri kino gitabo nsimbukira ahandi kubageragezwa. Ubwo kiriya cyari ikiciro kibukitsa buri wese gusenga, ariko hari abantu bajya bacogozwa no kugeragezwa maze ntibibuka amasezerano y'Imana ngo abafashe. Aha mu gitabo, muri kino gitabo ku ipaje y'101 niho turi busome dusobanura Yeremiya 33:3 tabaza ndagutabara kwereka ibiruhije utagenze ute utamenya. Ni ipaje y'101 igitabo nane cyakindi kivuze ngo twubura amaso yacu turebe hehe, turebe hejuru. Ne pensons pas toujours que la sanctification que nous recherchons avec tant de zèle et pour laquelle nous prions si ardemment est entraînée par la vérité et grâce à la providence de Dieu, de la manière à laquelle nous entendons le moins. Et nous ne pensons pas toujours que la sanctification, dutekereza ko rimwe na rimwe dutekereza ko kwezwa twasabye dushakana umwete, nyewe tunasengera dufite umuhati tugendera no mukuri, tujya dutekereza ko Imana ishobora kudutabara, nyamara hakabigihe haje ibinyuranije n'ibyo twasabye. Ibi bintu bijya bigora abantu benshi iyo amashengesho yabo bari bategereje bishingikirijeho, nangwa bakabona umuntu umwe mu bantu b'Imana agize ibibazo maze bakibaza batese none kuriya twari tuzi ko ari umuntu w'Imana, ko akunda Imana cyane, biriya bibazo bimubereye hwiki. Nuko abantu batabivuga ariko barabyibaza, ndetse na nyirabyo bigenza ate arabyibaza, ndetse na Yobu yarabyibajije, na Yeremiya yarabyibajije, na Dawidi yarabyibajije. Ninde ibirenge byanjye byari hafi yo kunyerera ubwo nagiriraga abantu babishyari. Ibyo yarabivuze Yeremiya. Yobu yaravuze ati ibicuba byawe inka zaba abana baba ati byose bagashorera, iyo bageze bakavuga ngo Uwiteka amaziki tikane tumusenga bizatumarira iki. Hari n'abajya bavuga nabo ngo senga wowe ufite ibyo usaba ngo ngewe Imana yaranshubije. Hari abavuga izo mvugo zirimo agasuzuguro, maze abakristo bakica bakibaza ukuntu basenga, ukuntu bashebeka, bakabura n'ibiryo. Nangwe iduka ryabo rikirirwa ritagurisha cyane, iryo uraguza n'umupfumu n'utagira 11 rigurisha. Abatari imfura banywa n'itabi batagira n'imbabazi bagahabwa akazi keza. Ibyo bibaza abizera bajya babyibaza. Ndetse ariko se ibyo bimeze bite? Hari amashuri Uwiteka ajya tunyuzamo kugira ngo dukomeze tuba abana be. Ntabwo
ntabwo Uwiteka ashaka kugira abana bateteye mu isi bafite imihohwe. Muri Efurayimu haranditse ngo icyaha cye cy'umuhohwe, icyaha cye cy'umuhohwe. Hari ibyaha bibiri bijya byandikwa: icyaha cy'umuhohwe, icyaha cy'umururumba, icyaha cy'uburangare. Byose biraza imbere y'Imana. Mwumva uko bijya bigenda. Hari umuntu ajya gusenga, lorsque nous nous entendons à de la joie, voici le chagrin fait son apparition. Ukabaho wayi wisengeye utegereje umunezero, wajya kubona ukabona haje imibabaro. Lorsque nous comptons sur la paix, nous rencontrons souvent de la méfiance et la doute parce que nous nous trouvons plongés dans les épreuves que nous ne pouvons éviter. Ukaba wari uraho witegerereje ibihe by'amahoro, wajya kubona ukabona haje kugubwa nabi, haje gushidikanya, ndetse n'ibigeragezo bikomeze kuba umushumi, ukabona nta naho ufite uzabisohokera. Dans ces épreuves, nous avons la réponse à nos prières. Nyamara nubwo ibigeragezo byaba bikozwe bityo, tuba dufite igisubizo cy'amashengesho. Ikihe afin que nous soyons purifiés. Burya tuba turimo kwezwa. L'effet de l'affliction doit nous toucher. Umuriro w'ibigeragezo ukwiriye kudukoraho. Et notre volonté doit devenir conforme à celle de Dieu. Maze ubushake bwacu bugahwana n'ubw'Imana. Pour l'assembler à l'image de notre Sauveur, nous passons par une douloureuse affinage. Kugira ngo tubashe gusa n'ishusho y'umucunguzi wacu, tugomba kunyura ahantu tubonerezwa. C'est cela même que nous considérons comme le plus cher à notre cœur sur cette terre. Ndetse urebye uburyo ikigeragezo uwo cyagiriye neza kikamukosora akakigiramo, wasanga ari cyo kintu kiza muri iyi si. Ntabwo nzi ko tujyanye. Ntabwo umuntu yakwicara ngo amenye ngo ikigeragezo ngo nicyo kintu kiza dufite muri iyi si kurenza iki. Ntabwo ari kiza, ariko nicyo gitanga amashuri meza. Urebye uko ibihugu bitegura ingabo, wagira ngo bafite ubugome n'urwango rwo kugira ngo abo bana bazapfe bashire. Ariko baba bashaka ko imibabaro icyo batekereza kizabaho babatera kukibamo kitaraba. Ntabwo babakina nk'isene nk'abari gukina ikinamico, ahubwo babinjizamo muri ubwo buzima, bakumva ko babugenje bate babugezemo. Ni ko Imana ishaka ko iyi si imerera abana bayo. Buriya hari abantu beza cyane bazi gukemura ikibazo vuba. Umuntu akakugirira nabi, yarasanzwe ari inshuti, ati n'imigisha yose n'amahirwe yose naguhaga ndayafunze. Ati n'ubundi nari mbizi. Hari umugabo umwe wigeze ambwira, twareganiraga, arambwira ati njyewe, iyo umuntu ambwira ati njyewe ati wambona, ngo arambwira ati njyewe, ati ndamusubiza ngo nta kibazo, n'ubundi n'ibyiza wankoreraga nabishimiraga Imana, ariko kumpinduka kwawe nari mbyiteze. Ati mbese hari abantu bazi gucisha mu nzira zoroshye, yagutuka ati nta kibazo, ubwo niryo gaburyo ryabaye ryari ry'uyu munsi. Bamusura ati Imana ibaha umugisha, bagirirwa neza, ati niyo mwabireka ntawe ari kubibishyuza, nta n'uwabifungira, mubikoze ni sawa, mutanabikoze ndashaka ukundi mbaho. Ntabwo abakristo Imana ishaka ko baba abantu b'abanyamarira. Reka mwumve hano havuze ngo hano baravuze ngo dukwiriye kumenya ishuri dukura mu kigeragezo. Nicyo kintu kiza, peuvent nous causer le plus grand chagrin et le plus dures épreuves. Yego bishobora kutuzanira imibabaro, bikatuzanira n'ibigeragezo. Ils peuvent nous considérer sous un faux jour, ndetse bigomba kutugwa nabi. Ils peuvent nous croire dans l'erreur. Hari n'igihe ugeragezwa ukagira ngo niwe munyabyaha, ngo wende Imana nguru umunyamafuti. Pense que nous nous trompons et nous dégradons parce que nous suivons les directives de conscience éclairée et rechercher la vérité comme s'il s'agissait d'un trésor caché. Ni byinshi cyane yakomeje kuvuga, ariko byose sinshaka kubivugaho, ndavugaho biki.
nos prières pour devenir semblables à l'image de Christ ne seront peut-être pas exaucées exactement comme nous le désirons. Ishengesho risaba ngo Mana mfasha nse na Kristo hari igihe urisubizwa rinyuranije nuko wari ubitegereje. Ugaze ngo mfasha umva umutima umeze nk'uwa Yesu. None umutima umeze nk'uwa Yesu uzawubona ute hatabonetse abakugirira nabi nka Yesu? Abakwanga umuntu waturanye nabi Nazareta akava nta numwe umwifurije ibyiza. Hari igihe Imana igusubirisha gusa na Yesu ikoresheje ikigeragezo. Icyo ni kimwe. Kuko Imana ari ubwayo ishobora kumenya ukuntu izaducisha muri discipline zikenewe, hanyuma tukabona imigisha twifuza. Hanyuma tukabona imigisha tugenza dute? Ariko twarabanje guca mu ishuri ry'imibabaro. Ntidukwiriye gucogora, ntidukwiriye kumva ducitse intege, ntidukwiriye gushidikanya, ntidukwiriye no gutekereza na rimwe igihe duhuye n'ibibazo kwa amashengesho yacu Imana itayumviye kandi ko itayitayeho. Oya, byaba ari ugutekerezanya nabi cyane. Tujye dutekereza kuri Kristo birushijeho, tumwiringire, tureke Imana tuyikorere ibyacu. Laissez Dieu se charger de notre cas. Jubwira Imana ngo ibyanjye ndabikurekeye byikorere. Ibyanjye mbikugenje nde ndabikurekeye. Mushobora kumaza ngo none umuntu ntagira icyo akora. Oya, ntabwo bivuze ko utagira icyo ukora, ariko icyo ukora ufite kwizera. Sibyo? Icyo ukora ufite kugenza ute kwizera. Kandi kwizera icyo bizakumarira nuko uzaba uvuze ngo nibikunda sawa. Niyo mpamvu ishengesho ryose dukwiriye kusenga rigomba guherekezwa n'ijambo rivuga ngo bye kuba uko nshaka ahubwo bikugenje ute kushaka. Buriya Imana yemeye igasubiza abantu amashengesho yabo amwe arimo kwikunda kwinshi. Nta mutura gufite mangazini wakwifuza ko abakiriya bagabanuka ngo baje n'ahandi ngo mwanguriye muri 10 ngo ababandi basigaye nimuje gutonda umurongo hariya na warabifite. Ntabwo yakunda. Nabari kumushaka aho kubasubiza yababwira ati muzaze ejo kandi azi ko hari ahandi babikemura. Yababwira ati muzaze ejo noneho nzazinduka ndebe ko mwese nabakemurira ikibazo. Imana rero yo kuko itagira kwikunda iji dusubiza ikurikije amakene, ikurikije ibiriho, ikurikije ibyo twifuza. Mu byukuri hano baravuze ngo gutungana kw'imico y'umukristo reka mbisome nambisobanure. La perfection du caractère chrétien ne peut être obtenue que par le labeur, la lutte, le renoncement à soi-même. Gutungana no kuzura no kubonera kw'imico ya gikristo biboneka umuntu anyuze mu miruho, mu ntambara no kwiyanga. Kubonera no gutungana kw'imibereho n'imico ya gikristo biboneka binyuze hatatu. Nta mukristo uzanga imiruho ikomoka ku gushaka kuba umukristo ngo azabewe. Baransuzugura ati nta n'ubukristo gusa ati ngewe rwose mwe bamukubise urushyi ati nongera naenda gukubita. Byo ngibyo hari n'imvugo zihari tujya tuzumva, sibyo? Aho abantu batekereza ko mbese hari ikigeragezo kiba kigendereye gushotora ubukristo. Kiba kigendereye gushotora ubukristo. Ntabwo ubukristo ari ikintu kibaho gusa ngo cyemere bije byose. Oya, kubera ko na Yesu Satani yaramubwiye ngo mfukamira aranga, amubwiye ngo simbuka aranga, amubwiye ngo hindura amabuye imitsima aranga, ariko yangaga neza. Yangaga neza. Ubukristo hari ibyo bwanga, ariko ntabwo Yesu yanze guhindura amabuye imitsima kandi abishoboye ngo inzara yimureke. Sibyo? Yesu yahagaze ku ishema ry'ubukristo ariko inzara inamugenza ite iranamurye. Rero we kujya utekereza ngo kuko ndi umuntu w'Imana ngo nta kibazo. Oya, muzasome bivuzwe byose ngo Yesu avuye mu butayu kugeragezwa na Satani ngo na nyina yaramwitegerezaga akabona ajya gusa n'umwana we. Mbese yari afite isura Yesaya yarayanditse ngo yari afite ubwiza butuma ngo ishusho ituma tutamugenza dute tutamwifuza. Hari umuntu mwicarana ukurikije uko agaragara ukumva aguteye ishozi. Yesu ntiyarasa neza avuye mu butayu. Ntabwo Yesu yari ikibongi kikiduhagire nk'umwana w'Imana ishobora byose kandi tunze byose. Ntabwo Yesu yari mu nzu nziza ngo nuko yaturutse mu ijuru.
aho Imana yanyujije umwana wayo nawe ukaba ushaka kuba umwana wayo, ntibizakunyuza. Uretse ko ntijya yemera ko umuntu aba mu kigeragezo buri gihe, ije inyuzamo imiyaga ikakwereka ubugira neza bwayo. Ntaho Uwiteka atatuvangiramo iminezero itajemo twapfa, n'umurwayi ukubwira ngo sinasinzire, haba hari amasaha yaciyemo agasinzira. Hari igihe kamwiba gutya, n'abagore bafite inda bajya bakubwira ngo hari igihe gacamo. Ntabwo Imana ijya ibura kugacishamo, igacishamo. Reka nihute ngere aho turangiriza. Reka mwumve hano, barakomeje baravuze ngo ijambo ry'Imana icyo ritubwira, dukwiriye kwizera Kristo, tukizera ko amashengesho yacu azasubizwa, kandi Imana yo yasezeranye ko amasezerano yayo izayaduha, ariko turi aho amasezerano asohorezwa. Hari igihe leta igitanga ibisubizo, uretse ko buno wenda abantu basigaye babazwa amanimero, noneho ibisubizo bakabibona ku manimero yabo, ku matelefone yabo, ariko hari ibisubizo biza bikajya ku biro, buri wese akazajya kubireba iwabo. Ntabwo uzategereza amasezerano y'Imana n'ibisubizo byayo uhagaze aho idasubiriza. Ugomba kujya aho Imana isubiriza, ikabona igasubiza amasezerano yawe. Rero les plans de Dieu sont toujours les meilleurs. Imigambi y'Imana buri gihe ni myiza. Nuko bien que nous ne puissions pas toujours les discerner, ndetse nubwo rimwe na rimwe akenshi tutajya tunayimenya. Rimwe na rimwe akenshi ntabwo iyo migisha tujya tugenza dute tuyimenya. La perfection du caractère chrétien, hepfo gatoya aho nsoreza, ni ijambo ritubwira uburyo turibavuga mu minota mike cyane, uburyo dukwiriye guhangana n'umwanzi. Buriya mu rwambere rwa Petero igice cya 5:8 baravuze ngo mube maso musenge, ngo kuko umwanzi wanyu Satani azerera nk'indari genze ite yivuga, kandi ngo abashaka uwagira ate uwaconshomera, ntabwo ashaka uwarya. Nibura kuriye yakurya n'akaboko ukagira aho ucika nari haze mukagenda n'inkovu. Wabashaka uwagira ate uwamira bunguri akaguhitana. Niyo mpamvu hano banditse ngo ni ku ipaje yaho y'106, kandi niho dusoreza. Aravuze ngo Satan rassemble ses forces afin d'arrayer les progrès d'œuvre. Satani ajya kusanya imbaraga ze zose kugira ngo arebe ko yakoma mu nkokora iterambere ry'umurimo w'Imana. Il cherche à jeter l'opprobre sur la cause de Dieu, à adresser frère contre frère. Satani ajya ashaka gushyira ikizinga cy'urukozasoni ku murimo w'Imana, abikoresheje gutera abizera umuntu umwe kwibasira mugenzi we basengana. Umwizera kwibasirana nande na mugenzi we bakangana. Satani abashyize ikizinga cy'urukozasoni ku murimo. Insisita de facteur comme des soupçons. Iyo ateye abizera kubaho badakundana kandi bakengana ndetse bakekana ibibi, aresposition merveillante, no kubura no kwifata inyifata irimo amakenga make. Satani abashyira urukozasoni ku murimo w'Imana. Je suis chargé de dire à nos membres. Reka mbwire bagenzi bacu n'abizera bagenzi banjye, aravuze ngo ne mvate pas du mal les autres. Ntimukishimirane ibibi byanyu, sibyo? Nihagira ukora ibibi ntukaje wumva, uje wumva mbese ko niba umukobwa w'abandi agize ipfunwe uje wumva ko ari n'iryawe, niba umuhungu wundi agize ipfunwe uje wumva igisebo uje wumva ko ari icyanyu, niba umuvandimwe agize igisebo uje wumva ko nawe umwaye. Buriya mushobora kubimenya abagenda bakajya hanze y'igihugu nk'iki cyarabaye mu ibibazo bitandukanye. Hari igihugu wageraga nko hanze nko mu gihe cyashize bakakubaza ngo uturutse he, ntabwo ari buno, ariko bakakubaza ngo uturutse he, ngo umuntu wo mu Rwanda, ukabona ngewe byambayeho, ukabona umuntu ari kwikanga rwose kumva uturutse mu bantu babicanyi binyamaswa batabaho no mu miryango bibaho, bakakwaza bati uko mu Rwanda, ukumva ufite isoni zo kuvuga so, ukumva ufite isoni zo kuvuga abanyokorome,
ukumva ufite isoni zo kuvuga bene nyoko kubera ko bakojeje isoni. Ntabwo dukwiriye kugira abantu bateri umurimo w'Imana isoni n'ikizinga. Ijambo rya nyuma, urukundo ruke rwatangiriye mu ijuru kandi ruracyakomereje muri iyi si. Reka buri wese agira igituza n'umutima wishimira mugenzi we. Reka buri wese agira amashengesho yuzuye angana n'amagambo avuga. Kandi birashoboka kugira amashengesho angana n'ibyo utekereza. Birashoboka kugira amashengesho angana n'ibyo wifuza. Birashoboka kugira amashengesho angana n'ibyo wishimira. Imana ibiduhe mu izina rya Yesu.